ariko se ntago wakishimira umuntu ukamusoma we ako kantu biterwa naho wambamo hariko damn what si ibintu bisanzwe bisanzwe ni ibintu bisanzwe mwana n'abakinnyi muri football bamara gutera akamacu kandi barimo kugenda bahana utubizu akose nta aho Didima wango ikintu cyabaho kigatuma n'iyi space baho biratangaje kubona iki umuhungu wa kigufi Kenny Sori ibintu ashobora kubikora aya mafoto akaba ari buze kujya imbere y'umubyeyi ugiye kwibaruka umudamu umwana yarongoye ejo bundi ibintu ngende hano ntabwo byari bikwiye Kenny Soro byagezeho biranga bimaze kwanga asanga nta kundi aramubwira ati ntuzane ukungu uko bimeze ariko Kenny Soro no kubera umufungo baramubwira ati nimba nta kundi uraza muri studio ubwo nyine uzajya nyine nta kundi nyine uraza nyine wemera uze urabona n'abandi baraje 5am ese bajya bamenya impamvu uriya musore wose karyamye ngo rero arakoze ngo food yageze agacece kagatuza none nawe bakavuga ati nta kundi nyine urana atari we mufana se ntabwo uri kumureba hariya ntabwo uri kumureba murabizi cyane so umusa ibi bintu ntabwo tuvuga ngo hari ikintu dushaka muri biki byose nta nyungu tubikora muri iki ariko no kugira ngo twinforming abantu bamenye we know what is going on twese turabizi neza cyane iyo biva niyo bijya urumva turabizi byose turabizi ntibazagira banakeka ko n'umunsi n'isa rimwe turabizi pe ufite none kintu gisa ababirimo mimbe nabo babitubwira banabimenye tubivuge n'ababimenye ko ababirimo babizanamo babinabishyiramo byose nibo banabitubwira tubizi so ibyo bakora byose naho bari hose ni byose tubizi ijambo ryarangiye hari ikintu mwitiranya iyo turi kuvuga ahangaha ibintu bibiri sibyo aya masaha umuntu ushobora kuyobera kwa Semuhungu ukumva yabaza hagiye azinekora nka Semuhungu ntashobora kumbwira ati ngo ngwino tunywa kayeri ngo mpe kugenda urakoze cyane wagenda ugataha kare kuko nagiye nataha kare kuko nzi ko Eric Semuhungu iyo birenze saa 3 yikora tuntu kwe sibyo ukumva twemeze uko yaransuye Semuhungu niho kuvuga niho kubona Shaddy mwese Shaddy ngwino wisanzura urare umwe usinde uze nubwo tutari sure ariko niba hari kuntu abantu bavuze ati Eric Semuhungu saa 4 za ninjoro hari kuntu yikore tuntu twe ariko ndishwana agutumiye ku manywa waje manywa nagenda nkajya murimo kumvuga ngo ikideka ndabiyamye iwanje urumva rero nani Wilson turi kwinjira mu makabutura y'abandi bagabo ariko iyo turi ku ibintu nk'ibi turi kubwira ngo ibi nimbugira ngo no abantu batagira kutura amanjwe basuye 21 bajye Portland Maine bibarize abatura Rwanda biture Portland Maine mama ati niye rumazi ya circulatingaga kirisitu wagatwaringa tugakangara nihe rumazi zanyuraga hahandi barazakwibwirira urumva ahari iki ahantu horo umwotsi haba hari iki umwoto murishwa umwoto papa uyu mwoto ari kuzatwika benshi bawe nkayoberwa impamvu element yafashe igisonga akavuga ati mwana muto mukobwa ureba nk'inyani mu ruhongo tumuka ugende ntabwo nyifitiye santime ega bose muranze mubagize gahunda bande ibyo turi kuvuga ko reka tubabwire iminsi gahunda ziye ko iminsi itabeshya gahunda ahangaha iyo misomanirira aho hejuru ni Yuda urashaka kumura ko Kenny Soro yabaye Yuda akaba ari kugambanira Gael yari yishimye bro urasa atari ariko ni ko akundi wene wasanga ari no kumwongora ikintu mu matwi kubera urusaku rw'indirimbo ngo iki akari kumwongorera mwenda nko mu matwi kubera ko hari urusaku rw'indirimbo niko bimeze nta cyabaye muziki ni buretse gato ndababwiye mu gihe kitari cyane nanjye Eric ndamushyigikiye nta cyabaye hariye niba nta cyabaye nta kibazo imutegereze muzabona neza nka za video twabonye za Moses amaso azabona buretse gato deka ngo nuza kunsura uzataha kare ariko deka ibintu byawe nawe birashaka kuzana akantu k'akanyundo
urumva nkanatanga making ashobora ko ntakare n'icyo ngiye kunywa nkamenya icyo ari cyo nkweye na making ashobora icyo nzi cyo ni uko mu gihe kitari icyakure icyari 155 am hariya ngo ariko nta nubwo ariko uzi ko abatipe babaha n'ibimenyetso ntimuyokesha 155 ariko izo saa deka ni saa nziza zo gukora umuziki pe nta rwamo nta bantu bari aba bantu bikururiye amasaha y'ijoro y'igicuku ko tuzi ko bamwibwa n'abarozi izi saha umuziki umanuka neza wallahi nibwo imirimo isaha igasakuza cyane izina rya kampani nabindi Eric baramusinyisha Eric se umuvugizi umunsi Eric kare unemployed right now 155 am ahubwo coach Gaira Chake Rega guys icyo nshaka kubabwira mwebwe nibyo nyine nagira mu mukunguke mu maso mwebwe mubona abantu bambara nk'abakobwa muvuga ngo ba gahunda cyangwa abantu bafite ijwi ry'abakobwa hari abasore benshi no mu Rwanda all over the world bafite amafaranga bafite ibiki byose izo nizo gahunda zawe ugasanga ufite n'abana so ariko gahunda nyine ntayo simple bifata nk'ibintu bisanzwe ibintu bisanzwe ibintu twajyana mu nitwemere yuko nyine ariko bimeze ariko nyine nuko bimeze anyway I'm not against whoever ibye ntabwo uri kuvuga mu gihe ariko nyine tumenye aba bantu barimo kwitwaza ibi ngibi bimeze gutyo birimo kubaka kanye urusaku bimeze none ntabwo bagifite isoni zo kubihana mbere batangiye babihisha ariko ubu ngubu aho bigeze ntabwo bakibihikira urabibona ku mugaragaro twumvisha abakoreraga abandi album abashe ese ubundi album yaheze hehe mu mpamagare Christophe byagenze umwana wa Christophe utaraza wamubuze nari kure ngeze ngira ibanga ampaye nka data abasazi babiri se bagiye bahuriye ku ijambo rimwe ntariko kati ntaje nona oya ntago nabyumvishe ngenje nkuyemo gutya muhamagaye Christophe atubwiye bya album Christophe bite ariko shama muri mu bikimana nge nanyuraga hejuru twibwirire Wilson nahanura ntabwo nakubazaga Christophe singuyu ngewe narabonye ubwene gihugu nakwivugira ntari iryo terabwoba ryanyu ndakwiyamye I'm here to speak so ikintu twe tuvuga ibi bintu nge ikintu cyaba kigatuma ni space giye kumwera ikirahure inde ariko man wa muzungu naho ibindi urumva cyo tuvuga ibintu mazina yabyo urumva ibintu twavuze kuva kira tukavuga atari ko se n'umushyireho mwana hano mu gihugu utamukururira uburetse gato twarabashije ngo uyu muntu aje kuzamura umuziki nyarwanda uyu muntu afitiye urukundo umuziki ufata abantu kabafungirana mu mazu kandi bagahembwa imiziki itakozwe ngo igurishwe amafaranga ahemba abahanzi n'abakora imiziki avahe murakoze cyane abantu bati urumva ni umukire batangiye bavuga ngo urumva ngo 155 ngo element nyine ngo ntago ngo urumva ngo ntago bamwishyura ngo ariko ngo ayakore yose arayagomana bavuze ibintu byinshi cyane ariko igihe kizagera mumenye ko hari akandi kazi gakorwa kandi gahemba neza batangira ngo BBL Drizzy ngo muri Amerika BBL nginda zirakorwa sheri iyo ndakari nini cyane kiryamira inuza ngo tubigenze gute ngo pepe BBL amafaranga y'umuziki niyo yabaze inda ya Kinyusi BBL ni bikiwe BBL ibintu bizabera muri Kigali mana yanjye umunsi byagiye hanze muzumirwa ngo BBL Nicky Wilson nabyo none se inda mba nta cyabaye kirenze reka guys nuko mwebwe wenda ibintu byose mubona ari nk'ibitangaza njye ndabona nta kintu Kenny Solo na Nuza bakoze cyata na abaye nta cyabaye
no ni amahoro kandi rero reka nkubwire reka nkubwire iyo yaba ari ngiye twicaranye hariya ubu ngubu ibi nkuru bibaye breaking news mu binyamakuru byose na hose Patrick ubu ngubu niwe waje kubanduza kandi ntabwo bya breaking news kukerekeye wewe barakuntu wewe ko wakuzi bya breaking news gute ntabwo nyine ngo waje kubagira waje kubanduza ese we ngiye biranze kimwe bango naje kwanduza abantu uzi abantu bari ko bagahunda bari muri no mukina ibyo ntabwo nabishyikira byo kuvuga ngo waje kubanduza ahubwo cyo tugusabye babwire bajye hanze bijye hanze nyine cyakora mu Rwanda ubwisanzure buhari burarenze se burarenze nyine nibajye hanze ryo kujijisha sibyo rato nta muntu ubangamirwa kubera amahitamo yiwe buri muntu wese ayo mahitamo yanyu muribuka ko ariko se ngiwe sinzi muri kumva ndimo kuva guhitamo muhitemo na amahitamo yanyu munyurwe none se ntitwakwakiriye ntitugufite ntitubana nawe twakwakiriye hari ikibazo dusanye nawe ntugire ibyago tugutabara ese mwaranyakiri nari narapfuye mwanyakiri naracitse amaguru mwanyakiri mujye mukuru uburyarya bwa mwase mwanyakiri aho mubwe ko ngewe ngiye cyane nka wondiwe nawe se nagira mu nzu ifuza abantu abo abari bo bari urashaka ko Gael yakase muhungu ntabwo nyakoresha iryo zina ntabwo urashaka ko Sondoro Keta yakira nka se muhungu ibintu byo gusomanira mu kabari ibintu twabonye ejo bundi ntabwo ari ubwa tubonye ifoto Sondoro ese ubundi bavuze igihe rumeze nk'intuza ntabwo mukizi rumeze nk'isahani turashitse reka agira vugisha unusura urwo nuruhe noneho okay ubwo kakaciyemo muzamenye ibyo navuze nyuma y'imyaka ingahe mutihuze ko yaravuze igitipe gifite urutoki bazakize urwo rutoki rukuri iki ngo iki kivuga ngo nicyo gikiri inkweto ngo 155 izina kizose nizigira akazi kazo ngo niba muri inkweto twambara bazamenya neza what's going on Ndikora amakuru azajya hanze muri iyi minsi tukamenya imva n'imvano no didi urumva tuzamenya igihe kizagira tumenye imva n'imvano y'iyi investment y'aba miliyoni bazabimenya amafaranga muri Amerika ko tuzi amafaranga ava ko tuzi imikorere muri Amerika ko tuzi banki kugira ngo zigeze ibi bintu urumva twarabirebye neza aho biva uko bigenda nyine ni filime twarebye no kwirangira turabizi urumva so reka baserebure cyane birumva ushobora no kwibaza ariko ubundi ariko ntabwo ushobora kwicara amasegonda 30 ugatekereza ko bati ubundi ibintu bimeze bite wowe kuvuga ati ubundi ibi bintu bimeze bite ubaza ko dufite abantu umuntu ushobora gufata umwanya ngo atekereze ibyo bintu agenda amasegonda 30 yonyine ukavuga ati wa mugani ugafata amadoto ukayahuza ukavuga ati ibi bintu kuki bimeze gutya utwose ukaduhuza uko twubona ukahita ubona picture yose ukuntu imeze urakoze cyane numara kwihuza uzahita umenya niba kubeshye nyine ngo entrepreneur akazi ukora kerekane umva buri se gato umva ni manu zamanutse zigwa mu ijuru uhita uba entrepreneur nabonye none nyine biraza mu minsi ishize iminsi 30 ishize arimo waturage aba diakoni amaturo iminsi kurikiye you are the biggest entrepreneur mu isi uni murubaka ngo za n'ibiki byose za ifoto y'umuzo bavuga Fanaka sera baraba ko nuko bro baraharika uskasho nahuye nabo barimo bashyire narababonye babatisha nimo bashyire Godfa niba kubeshya uzabyemere ubari gatero kibuno ntacyo no me ariko se nago wakishimira umuntu kamusoma we ko kanirwa naho ambamo hariko damn what si ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe mwana n'abakinnyi muri football bamara gutera akamacu barimo kugenda bahana utubizu aho Didima ngo ntuze yaraguhaye tufaranga ko oya Didimani we Didimani wari muri case y'abandi bagiye bishyurwa udufaranga bakagenda ariko ntago ari muri case y'abagize Didimani we ari mu bishyuwe udufaranga nyine shift yarangira akitahira
shift yarangira akitahira. mwaragewe Didimana Ukuntu irashaka kuba Didimana babonye asigaye yambara akaberwa nawe nsigaye mukemanga Ni umwe mu bishyuwe barambara baraberwa ndagasa. njyewe